ukuri niyo ntambwe ya mbere yo kubohoka. Kutamenya aho ikibazo ufite aho gituruka ni kimwe mu bintu bishobora gutuma ikibazo kitakuvaho ndetse cyanaguhitana kubera kutamenya. Niyo mpamvu biri tubwira ngo muzamenye ukuri, kandi ukuri kuzagira gute? Kuzababatura. Inyatsi ni umwuka uba ku buzima bw'umuntu, ubugambiriye guheza uwo muntu mu bukene. Ni ibihe bintu bikunda kugaragara ku buzima bw'umuntu uriho uyu mwuka uriho inyatsi? Ni ibihe bintu? Umurikire neza, ngiye kukubwira ibintu nibura 13 bikunda kugaragara ku muntu uriho uyu mwuka w'inyatsi. Yesu ashimwe bene data. Uyu ni Mwalimu Valens ugarutse muri ya nyigisho igambiriye guhindura ubuzima bwawe. Imana iguha umugisha rero ku bw'izi nyigisho ukomeje gukurikirana. Turakwizeza ko ubuzima bwawe butazaguma uko bwari bumeze. Izi nyigisho zifite ikintu zizakora mu buzima bwawe kandi gitangaje. Rero uyu munsi mpagurukanye iyindi nyigisho nayo izagira iki kumarira muri ubu buzima urimo. Iyi nyigisho izakugirira umumaro cyane, kuko ijambo ry'Imana riratubwira muri Yohani 8:32 ngo muzamenye ukuri, ngo kandi ukuri kuzababatura. Ngo muzamenye ukuri kandi ukuri kuzababatura. Ni ukuvuga ngo burya iyo umuntu amaze kumenya ukuri, deja aba yatangiye inzira yo kubohoka. Ni ukuvuga ngo kumenya ukuri niyo ntambwe ya mbere yo kubohoka. Uriya no kwa muganga ubajije abaganga bakubwira ko iyo bamaze kumenya umuntu indwara arwaye, iyo bamaze kubona indwara umuntu arwaye, ni ukuvuga ngo intambwe ni ukuvuga ngo icyizere cy'uwo muntu gukira kiba cyatangiye kuboneka. Ariko igihe batazi indwara umuntu afite, bakayishakisha bakayibura, bakajya bumva babwira ko afite ibibazo, ari kumva atameze neza mu mubiri, ariko indwara batayizi, iyo batari bayimenya kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Ariko iyo bamaze kumenya indwara umurwayi arwaye, intambwe ya mbere baba bamaze kuyitera iganisha kumuvura kugira ngo akire. Ni ukuvuga ngo baba bamaze kumenya ukuri, ni ukuvuga ngo kumuvura biba byoroshye kuko bamaze kumenya indwara arwaye. No muri ibi bintu by'umwuka rero niko bimeze. Buriya muri ibi bintu by'umwuka hari abantu bajya bakunda guhura n'ibibazo bikomeye cyane, ariko akaba atazi ikibazo afite aho gituruka. Kutamenya aho ikibazo ufite aho gituruka ni kimwe mu bintu bishobora gutuma ikibazo kitakuvaho ndetse cyanaguhitana kubera kutamenya. Niyo mpamvu biri tubwira ngo muzamenye ukuri, kandi ukuri kuzagira gute? Kuzababatura. Tugiye rero kuganira ku ijambo bita inyatsi. Sinzi niba warigeze uryumvaho. Tujya kuganira ku ijambo bita inyatsi. Nizeye ko atari nge wa mbere uryumvanye. Nizeye ko ijambo wenda ashobora kuba hari ahandi waryumvise, atari nge wa mbere uryumvanye. Ariko niba ari nanjye wa mbere uryumvanye, nabwo ntacyo ndaza kugusobanurira icyo ari cyo. Ariko ushobora kuba waranaryumvise ahandi ariko rikagucanga. Nicyo tugiye kuganiraho. Ni ukuvuga ngo turaza kureba ngo inyatsi ni iki. Nitumara kumenya inyatsi icyo ari cyo, turaza kureba uburyo inyatsi yigaragaza ku buzima bw'umuntu. Rero mbere y'uko tuvuga uburyo inyatsi yigaragaza ku buzima bw'umuntu, tugiye kubanza kureba mbese iyo nyatsi ni iki. Mbere yo kuvuga uburyo yigaragaza ku buzima bw'umuntu, ubundi inyatsi ni iki? Inyatsi ni umwuka uba ku buzima bw'umuntu, ubugambiriye guheza uwo muntu mu bukene. Niyo bavuga ngo ni umwuka w'ubukene. Ni umwuka uba ku buzima bw'umuntu. Uwo mwuka ukaba ufite misiyo, ukaba ubugambiriye guheza uwo muntu mu bukene. Niyo twita ngo ni inyatsi. Uwo mwuka ugira aho uturuka. Ibyo nabyo tuzabireba mu kindi cyigisho kizakurikira iki ngiki, kuko hari inyatsi ariko ifite n'ahantu ituruka. Ubu tukubwiye icyo ari cyo gusa, tugiye kukubwira n'uburyo yigaragaza mu buzima bw'umuntu. Ariko ni ukuvuga ngo mu nyigisho ikurikiyeho tuzakubwira aho ituruka. Ariko gusa inyatsi ni iki? Inyatsi ni umwuka uba ku buzima bw'umuntu, ugambiriye guheza uwo muntu mu bukene.
kumuheza mu gusabiriza, kumuheza mu nzara, kumuheza mu kubura aho aba, kumuheza mu bibazo bidashira ariko bijyanye n'ubukene. Tugiye kureba rero iyo umuntu ariho uyu mwuka ni ibihe bintu bigaragara ku buzima bwe. Ariko mbere y'uko mvuga aka kantu mwe munyihanganiyeho gato, hari akantu nshaka kubanza kukubwira. Ubundi icyo twita ubukene giterwa n'ibintu bibiri, ni bibiri gusa, nta cya gatatu gihari. Donc ubukene buterwa n'ibintu bibiri. Icya mbere, ubukene bushobora guterwa n'umwuka w'inyatsi uri ku buzima bw'umuntu. Icyo ni icya mbere gitera ubukene, ni igihe umuntu ariho umwuka w'inyatsi, uwo mwuka ugatuma ahera ukamuheza mu bukene bitewe n'uwo mwuka umuriho. Icya kabiri gituma gitera ubukene ni ukudakora icyo wari ukwiriye gukora. Uranyumvise? Icya mbere, umuntu ashobora guhera mu bukene kubera umwuka w'inyatsi uri ku buzima bwe. Kabiri, nanone ubukene bushobora guterwa nuko gusa umuntu atakoze icyo yari akwiriye gukora. Kuri iki kintu cya kabiri mvuze, kudakora icyo wari ukwiriye gukora, ni ibintu navuga biterwa n'ibintu bine. Ni ibihe bintu bishobora gutuma umuntu adakora ikintu yari akwiriye gukora? Reka mvuge nibura bine mbere yuko tujya ku nyatsi. Ibintu bishobora gutuma umuntu adakora icyo yari akwiriye, adakora ikintu yari akwiriye gukora. Icya mbere ni ukutamenya. Habaho igihe umuntu adakora ikintu yari akwiriye gukora cyakamuzaniye ubutunzi biturutse gusa mu kutamenya. Niyo mpamvu ubona abantu bajya mu mashuri bakajya kwiga bagahabwa ubumenyi butandukanye. Umuntu yamara kuva mu ishuri akagira ikintu akora, none ukabona wa muntu ateye imbere, aratunze kubera ibyo yigishijwe, ibyo yamaze kumenya. Habaho igihe rero umuntu adakora icyo yari akwiriye gukora kubera kutamenya, bikaba byamuheza mu bukene. Atari ukuvuga ngo ni inyatsi muriho, no, ahubwo gusa kuko watakoze ikintu yari akwiriye gukora biturutse mu kutamenya. Tukiri mu kutamenya, habaho n'igihe umuntu ashobora kugenda agakora ibintu akabona ntabwo arimo kunguka, arimo arahomba, kandi hari ibindi yari akwiriye gukora akaba yakunguka, ariko gusa kuko atabizi ibyo bindi yagakoza kunguka, ibyo bigatuma agira gutahera mu bukene, kuko ibyo bindi yagakoza kunguka ntabyo azi. Hari nk'abantu baba bakorera hanze y'imihamagaro, murabizi, umuntu akaba yakorera hanze y'umuhamagaro we gusa kubera ko atazi umuhamagaro we uwo ari we. Uko kutamenya gusa kukaba gwaheza umuntu mu bukene, kuko ntabwo azi umuhamagaro we, arimo arakorera hanze y'umuhamagaro, bikaba byamuheza mu bukene. Ni ukuvuga ngo kudakora icyo wari ukwiriye gukora bishobora guturuka mu kutamenya, bishobora guterwa nuko tamenya. Kabiri, ikindi kintu gishobora gutuma umuntu adakora icyo yari akwiriye gukora ni ukubura ubwenge. Nabyo bibaho. Habaho igihe umuntu abura ubwenge mu byo akora. Hari igihe umuntu abura ubwenge bikaba byamuheza mu bukene kubera kubura ubwenge. Nk'ubu reka mbaho urugero hano. Nshobora kuba mfite business, wenda ndi umucuruzi, hari ibyo nkora byakanyinjiriza amafaranga menshi, ariko ugasanga nta bwenge mfite bwo kwakira abakiriya neza. Ugasanga ngewe hari ukuntu nakira abakiriya nabi, noneho nge nkibwira ko nzunguka nkatera imbere, ariko gusa kubura ubwenge bwo kwakira abakiriya neza bikaba byameza mu bihombo no mu bukene, kubera ko nabuze ubwenge. Kubura ubwenge nabyo rero ni kimwe mu bintu bishobora gukururira umuntu ubukene, kubera ko ni kudakora icyo wari ukwiriye gukora biturutse mu kubura ubwenge. Ikindi, kutizera nabyo ni bimwe mu bintu nabonye bishobora gutuma umuntu adakora icyo yari akwiriye gukora, bityo bikamuheza mu bukene. Ni ukuvuga ngo kutizera, ni ukuvuga ngo Imana ishobora kumpamagarira gukora ibintu, kandi ibyo bintu ndamutse mbikoze natera imbere nkunguka, ariko ngewe kubera kutizera ngatangira kuvugana, ariko se biriya bintu koko ubu nimbijyamo nzunguka, nkumva nkafatwa n'umwuka w'ubwoba no kutizera, bigatuma bya bintu nkabyinjiramo. Ni ukuvuga ngo kutinjira muri bya bintu biturutse mu kutizera mfite, bikaba byampeza mu bukene, kuko hari ibintu najyaga gukora nkunguka, ariko nafashwe n'umwuka wo kutizera, bituma ntabyinjiramo, bikampeza mu bukene. Kane,
ikintu bita ubunebwe. Ubunebwe nabwo ni kimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu ahera mu bukene. Ubunebwe ni ukuvuga iki? Hano si ukutamenya umuntu azize, cyangwa se wenda bya bindi twavuze kubura ubwenge, kutizera. No, arabizi noneho ibyo yagakoze bikamwungura bikamuteza imbere, ariko kubera umwuka w'ubunebwe, kubera ubunebwe buri ku buzima bwe, agahora yigizayo ngo nzaba mbikora. Icyo wagakoze uyu munsi ukagishyira ejo, byagera ejo ukongera ukakimurira mu cyumweru gitaha, gutyo ukazahora wimura ibintu byakaguteje imbere ntubikore, bikaba byaguheza mu bukene kubera ubunebwe. Wumvise ni ibintu bine, kuko tubonye ko ubukene bushobora guterwa n'inyatsi. Icya mbere. Icya kabiri, tubona ko ubukene bushobora guterwa no kuba umuntu adakora icyo yari akwiriye gukora. None turi kubona kuba umuntu adakora icyo yari akwiriye gukora, tubonye ko bishobora guterwa n'ibintu bine. Ikintu cya mbere twabonye kutamenya, kabiri kubura ubwenge, gatatu kutizera, kane ubunebwe. Nibyo ngibyo rero. Noneho twebwe tugiye kwigira kuri ka kantu kacu ka mbere. Akambere twavuze ni inyatsi. Umuntu ashobora kugibwaho n'ubukene, umuntu ashobora gukena kubera umwuka w'inyatsi uri ku buzima bwe. Noneho tugiye kureba ni ibihe bintu bikunda kugaragara ku buzima bw'umuntu uriho uyu mwuka uriho inyatsi. Ni ibihe bintu? Umurikire neza, ngiye kukubwira ibintu nibura 13 bikunda kugaragara ku muntu uriho uyu mwuka w'inyatsi. Ibi bintu ngiye kuvuga ntuze gucanganukirwa, kuko si ukuvuga ibi bintu ngiye kuvuga ni ibintu bishobora kuba kuri buri muntu wese, ariko kuri uyu muntu uriho umwuka w'inyatsi we ni ibintu bikunda kwirepeta inshuro nyinshi, bigakunda kumubaho kenshi. Icya mbere rero duhereyeho ni 13, reka twihute. Ikintu cya mbere gikunda kugaragara ku muntu uriho uyu umwuka w'inyatsi, ni ukwifunga kw'imiryango yose yakamwinjirije amafaranga. Kwifunga kw'imiryango yose yakamwinjirije amafaranga. Ni ukuvuga ngo buri kintu cyose ashatse kwinjiramo cyakamwinjirije amafaranga, aragenda agasanga umuryango ufunze. Ntihahandi usanga umuntu yarirukanse imisozi hirya no hino, gauche à droite, adepoza hirya no hino ashakisha akazi, ugasanga umuntu akazi yarakabuze. Donc agahera mu bushomeri, nta kintu akora, yarabuze akazi, kandi atari uko atagashatse, yaragashatse rwose, akora nk'ibyo abandi bakora bagashaka, ariko we byarifunze, yarakabuze. None yagira akavuga ati wenda reka njye muri business. Yashaka kujya muri business, nabwo agasanga uwo muryango urafunze, agasanga swata ashobora kubura igishoro, ugasanga yabuze. Wenda bakavuga bati niba ushaka gutangiza business biragusaba ko uba ufite amafaranga yanayo, ugasanga ayo mafaranga ntayabonye. Rimwe wenda yanayabona, ugasanga wenda abuze icyangombwa kimwemerera gukorera aho hantu, icyangombwa arakibuze, kandi wenda amafaranga yari yayabonye. Mbese yagagira ikintu kitambika gituma iyo business itabaho, bityo bigatuma atayikora, kuko hari kitambitse gituma iyo business idakunda. Ushobora kubura igishoro, cyangwa se kwimwa ibyangombwa byamwemerera gukorera aho hantu. Gatatu ashobora kuvuga ati wenda ngiye kwigira mu bintu by'ubuhinzi cyangwa ubworozi, nabwo yashaka kubyinjiramo, agasanga uwo muryango urafunze, akabura amafaranga yo gutangiza, ugasanga aho komanze hose kugira ngo abone ayo mafaranga arayabuze. Cyangwa yanayabona, ariko yanayabona hakagira ikindi kintu kitambika gituma ibyo bintu bitabaho. Ndetse no kuvuga ngo ikintu cyose uwo muntu agambirira gukora cyakamwinjiriza amafaranga, umuryango wose akomangaho, asanga uwo muryango ufunze. Noneho bikarangira ari mu bushomeri, nta kintu akora, kuko ibyo ashatse kwinjiramo byose asanga byifunze. Wumvise? Ahangaha rero ushaka kuvuga uti kubura akazi bishobora kuba kuri buri muntu wese. Burya ubushomeri buri muntu wese ashobora gushoma mu gihe runaka, ariko igihe cyarangira akabona akazi. Ariko uyu muntu uriho uyu mwuka ushobora kumuheza mu bushomeri igihe kirekire, akaba yamara imyaka 10, 20, 30 nta kazi agira, yarakabuze. Donc ntako atagize, akora ibishoboka byose kugira ngo abone icyo akora, ariko imiryango ikifunga bitewe n'umwuka uri ku buzima bwe.
ubwo icyo ni icya mbere. Tubonye kwifunga kw'imiryango yose yakamwinjirije amafaranga. Icyo ni cyo kintu cya mbere kigaragara ku buzima bw'umuntu uriho inyatsi, ni ukwifunga kw'imiryango yose yakamwinjirije amafaranga. Uko kwifunga kukabaho igihe kirekire, agahera mu bushomeri igihe kinini cyane kugeza igihe birambirana. Tujya kuri kabiri. Ikintu cya kabiri kigaragara ku muntu uriho uyu mwuka w'inyatsi. Noneho umuryango urafunguka, kuko hambere twabonye ko imiryango ishobora kwifunga akabura icyo akora. Noneho hano umuryango urafunguka akinjira muri ibyo bintu, niba ari akazi akakabona, cyangwa se business akayinjiramo, cyangwa se niba ari ubuhinzi cyangwa ubworozi akabyinjiramo, bigafunguka, umuryango ugafunguka. Ariko yamara kubigeramo ugasanga ntabwo bigenda neza. Wumvise? Kuko nshobora kubura akazi cyangwa nkakabona ariko ntibigenda neza kandi nari nakabonye. Nshobora gushaka kwinjira muri business, umuryango ukifunga sinyinjiremo, cyangwa se nkayinjiramo ariko business ntigende neza. Ni ukuvuga ngo hano imiryango ushobora gufunguka imbere ye, ariko yamara kubyinjiramo agasanga ntabwo bigenda neza. Niba tuvuge ari akazi yabonye, ugasanga kuri ka kazi baramwambura, ntabwo ahembwa, ugasanga akoze amezi menshi ntibamuhemba, cyangwa se ugasanga ahuriyemo n'intambara zituma avuga ati ngewe izi ntambara zirandenze, aka kazi ngiye kugasohokamo. Ni ukuvuga ngo bigera ku rwego yumva yakavamo kubera ibintu ahuriye nabyo muri ako kazi. Ashobora kutahembwa, kwamburwa, cyangwa se agahuriramo n'intambara zikamusohoramo ku buryo yumva yagasohokamo, kuba gafite birutwa no kuba ataragafite. Cyangwa se yajya muri business ugasanga business ntigenda neza, harimo ibihombo, akumva iyo business yayivamo kuko n'ubundi abona nta kintu irimo kumumarira, akabona kuyigira ahubwo birutwa na bwa buzima yari yibereyemo atayifite. Cyangwa se n'ikindi gikorwa cyose yagambirira gukora, cyamara gufunguka umuryango ufungutse ugasanga ntibigenda neza, kugeza ubwo yifuza kubisohokamo akabivamo. Ni wa mwuka uri gushaka kumusubiza mu bushomeri, kutagira icyo akora. Icyo ni ikintu cya kabiri kigaragara ku muntu uriho uyu mwuka. Tujya kuri gatatu. Ikintu cya gatatu kigaragara ku buzima bw'umuntu uriho uyu mwuka. Uyu muntu ni ukuvuga ngo nanone umuryango ushobora gufunguka, ndetse ibyo bintu arimo gukora bikanagenda neza, ugasanga akazi arakabonye kandi baranamuhemba, cyangwa business arayikoze arunguka, cyangwa se n'ibindi bikorwa akora abirimo ariko arunguka akabona amafaranga pe, ku buryo ibyo bintu hari ibyo arabyungukiramo. Ariko ugasanga dore ikibazo kivuka, ariko ugasanga kubera ko hariho wa mwuka, ugasanga igihe cyose abonye amafaranga haravuka ikibazo kiruta amafaranga yabonye. Niba tuvuga abonye amafaranga 100,000, ukabona havutse ikibazo cy'200,000, yabona 10,000 hakavuka ikibazo cy'20,000. Uyu muntu ashobora kubona na miliyoni hagahita havuka ikibazo gisaba 2,000,000. Ugasanga nubwo yunguka, nubwo ahembwa, nubwo ibintu bigenda neza, ariko hari ibibazo bivuka ku ruhande bize biruta bisumba amafaranga yabonye. Ibyo bikamuheza mu bukene, ibyo bikamuheza mu gusabiriza, ibyo bigatuma yicwa n'inzara kandi yari afite akazi, kandi yari afite business, ibyo bikamuheza mu kwambara ubusa, ibyo bigatuma adashobora kwizigamira, bikamuheza mu bihombo bikomeye cyane. Kubera iki? Ni wa mwuka umuriho. Ni ukuvuga ngo iyo amafaranga aje wagira ngo ahamagara ikibazo. Iki nacyo ni kimwe mu bintu bikunda kugaragara ku muntu uriho uyu mwuka w'inyatsi. Suko atabona akazi, suko atahembwa, suko atafashwa, suko amafaranga ataza, ariko amafaranga araza hakavuka ibibazo bisumba ayo mafaranga, bikamuheza hahandi, kuko inyatsi bigambiriye n'ubundi kugusubiza mu bukene, kugusubiza mu gusabiriza, kugusubiza mu nzara, kugusubiza mu kwambara ubusa, kugusubiza mu buzima bwo kutabona ibyo ukeneye mu buzima. Kane, twagiye twihuta. Ikindi kintu cya kane gikunda kugaragara ku muntu uriho uyu mwuka w'inyatsi ni ikintu bita gukunda kwibwa. Ugasanga umuntu arakunda kwibwa mu buzima, donc ukagira ngo amaso y'abajura abona uwo muntu gusa, donc ukagira ngo abajura niwe wenyine babona, kuburyo ashobora no kujya gutura muri quartier, yayigeramo bakavuga bati iyi quartier nta bajura babamo rwose pe,
ni karitsiye nziza, umuntu akamubwira ati ngewe nyimazemo imyaka 15 nta n'umuntu wari wanyiba na rimwe, abantu bose bo muri iyo karitsiye bakamuha ubuhamya ko nta bajura baba muri iyo karitsiye, ariko wakiyigeramo iryo joro bakarara bamwibiye. Ugasanga ukagira ngo kuhagera kwe kwahamagaye abajura. Ugasanga ikintu cyo kwibwa kirakunda kumubaho cyane ku buryo nawe abyibazaho, ndetse n'abantu bakibaza batari kuriya muntu bite kuki abantu kuki bakunda kumwiba cyane, apfiki n'abajura. Biturutse kuri uwo mwuka w'inyatsi uri ku buzima bwe. Wibuke nta muntu n'umwe ku isi uko yaba akiranuka kose udashobora kwibwa birashoboka, bishobora kubaho. Ariko ku muntu uriho uyu mwuka ni ibintu bikunda kuba ku buzima bwe buri gihe, ku buryo abantu babyibazaho bakavuga atari kuriya muntu bitebye kuki bakunda kumwiba cyane, ku buryo abantu bashobora no kuzenguruka, ku buryo abantu bashobora no kurenga ku miryango 5-6 abantu baturanye, abandi ntibabiba umuryango wakaba ari w'abajura binjiramo, cyangwa se tukaba twasiga telefone 5 hano bakaza bagafatiye izindi bakazireka kugira ngo abajura kuki ariyo bashatse gufata. Ugasanga hari umwuka uri ko kwibwa uri ku buzima bw'uwo muntu. Twagiye tugeze kuri 5, ikintu cya 5 gikunda kugaragara ku muntu uriho uyu mwuka. Icya 4 twabonye ko ari ugukunda kwibwa. Ikintu cya 5 ni ugukunda kwamburwa. Umuntu uriho uyu mwuka agira ikintu bita kwamburwa cyane. Hano kwamburwa turagushyira mu bice 3. Bishobora kuba kwamburwa ku kazi, umuntu ashobora kujya gukora ugasanga baramwambuye ntibamuhembye kandi yarakoze pe, ugasanga yarakoze yaravunitse yubahirije ibyo ibisabwa byose ntako atagize, ariko ugasanga arambuwe, ugasanga ntago bamuhaye umushahara we cyangwa se ibimugomba. Ibi ngibi nta muntu n'umwe bitabaho, ariko kuri uyu muntu uriho uyu mwuka ni ibintu bikunda kuba ku buzima bwe, aho koze hose baramwambura. Donc ugasanga kwamburwa ni ibintu bikunda kwirepeta ku buzima bwe. Nagira ngo mutabyita buri muntu wese ibi byamubaho, ariko ku muntu uriho uyu mwuka bikunda kwirepeta ku buryo nawe abyibazaho n'abandi bakamwibazaho impamvu ibyo bintu bikunda kumukorerwa. Ni uyu mwuka uri ku buzima bwe. Kwamburwa nanone bishobora kuba muri business, ashobora kujya muri business, muri iyo business ugasanga abantu baraza gufata amadeni bakavuga ati nibingibi nzayakwishyura, ugasanga none harimo kwamburwa. Abana hamadeni akopa, ugasanga baramwambura. Nta muntu numwe akopa ngo agire gute, nta muntu numwe akopa ngo amwishyure, akunda kwamburwa cyane. Bikagera ubwo asigara nta muntu numwe yizera kubera ko abona abantu bakunda kumwambura. Atari uko abo bantu ari babi, ahubwo ari umwuka uri ku buzima bw'uwo muntu. Cyangwa se wenda sinavuze ngo abo bantu ni byiza kwambura, no, ariko kuki ari wowe bakunda gutagetinga cyane, nawe ujye wibaza icyo kintu. Ikindi kwamburwa bishobora kuba ku nguzanyo. Bashobora umuntu wese agujije amafaranga ntayamusubiza. Umuntu aza ngo mpa 5 ntayamusubiza, undi 10 akayamuha ntayamusubiza, undi 20. Ni ukuvuga ngo abantu akunda kugirira neza no kuguza amafaranga nta muntu n'umwe yamusubiza. Biturutse kuki? Biturutse kuri uyu mwuka umuriho. Kandi abo bantu bashobora kuba handi ho bakiranuka, abandi babaguza barabishyura, ariko byagera kuri wowe ugasanga we ntibayaguha. Ntukibaza ikintu upfa n'abantu kugeza ubwo uzagera ku rwego wanga abantu bose utazi ko ari umwuka ukuriho ugomba kwibohoraho. Tugiye ku kintu cya 7 gikunda kugaragara, cya 6 gikunda kugaragara ku muntu uriho uyu mwuka w'inyatsi. Ikintu cya 7 cya 6 ni ugukunda gutakaza ibintu mu buryo budasobanutse. Gukunda gutakaza ibintu mu buryo budasobanutse. Ugasanga umuntu ejo yataye amafaranga, ugasanga mu cyumweru gitaha ayandi bamuhaye nawe yayataye. Tungasanga arakunda gutakaza ibintu, swata amafaranga yataye, telefone yataka, usanga ibintu bye birakunda gutakara, kandi ku buryo nawe ubwe yibaza uburyo ibyo bintu bitakara. Iyo umuntu ari uyu mwuka nta nubwo wamubaza utari ko ibyo bintu byawe bikunda gutakara gute, kuki ukunda guta amafaranga n'ukubera iki. Nawe ubwe iyo bimubajije nta gisobanura babifitiye, nawe biramucanga kuko nawe ariho umwuka atazi. Wumvise kuburyo nawe akibaza ukuntu akunda gutakara amafaranga ye, cyangwa se ibindi bintu akunda gutakaza bikamucanga, nta bisobanura abashobora kuguha. N'abandi bamuzi cyangwa bakuriki babazi ibyo bintu bikunda kumubaho, nabo babyibazaho bakavuga atari ko uyu muntu bitebye kubera uriya mwuka ukunda gutakaza ibintu mu buryo budasobanutse. Tugiye ku cyakangahe? Tugiye ku cya 7. Ikintu cya 7 gikunda kugaragara ku muntu uriho uyu mwuka w'inyatsi
ni ugukunda gupfusha ibintu. Gupfusha hano mvuga ntabwo ari umuntu gupfa bakamushyingura, sibyo ndi kuvuga, no. Reka ntange nk'urugero, wenda ngiye gutanga nk'urugero kugira ngo mubyumve ibyo mvuze ngo ni ugukunda gupfusha ibintu. Reka ntange nk'urugero wenda nka telefone. Nko kuri nka telefone, hari nk'umuntu ugura telefone uyu munsi, hashira igihe gitoya ngo ya telefone yanjye yapfuye, akajya kugura indi nayo ngo yapfuye, indi yapfuye. Donc ngasanga ibintu bye nta mahirwe, ntago agira amahirwe yo kurambana ikintu. Donc nuvuga ngo ikintu akikibona ntabwo kimara igihe gihita gipfa, kandi nawe ugasanga biri mu buryo budasobanutse. Ugasanga ya telefone yapfuye, ya telefone byagenze gutya, ya telefone. Donc ngasanga n'urugero ntanze kuri telefone, hari n'ibindi bintu byinshi cyane bishobora gupfa mu buryo butandukanye. Ndi gutanga urugero nko kuri telefone, ku buryo bishobora kugera ku rwego aho uyu muntu atongera gutunga telefone kuko abona nta mahirwe abifitemo. Akabona nta mahirwe abifitemo, telefone akaba yahagarika kuyitunga, kandi atari uko amafaranga yabuze, nuko ayibona igahita ipfa. Donc ntamenya nawe ukuntu bigenze. Iki ni icya kangahe? Ni icya karindwi tugezeho, tugiye ku cya munani. Ikintu cya munani gikunda kugaragara ku muntu uriho uyu mwuka w'inyatsi, ni ikintu bita, uyu muntu akunda kugira icyo bita dépense inutile. Dépense inutile ni iki? Ni ukuvuga ngo akunda kudepansa amafaranga ye mu bintu akenshi bidafite umumaro. Burya hari ukuntu umuntu afata amafaranga akayatanga, yarangiza akavuga ati ariko nubwo natanze ariya mafaranga, ariko iki kintu naguze kizangirira umumaro kurusha amafaranga natanze. Burya hari amafaranga umuntu atanga akamugirira umumaro, akavuga ati ariya mafaranga natanze rwose, iki kintu naguze cyangwa biriya bintu nashoyemo amafaranga bigiye kuzangira umumaro kurusha amafaranga natanze, ugasanga birakunguye kuba watanze. Ariko uyu muntu uriho uyu mwuka akunda kugira icyo bita dépense inutile, ni ugutanga amafaranga. Ni ukuvuga ngo akunda kudepansa amafaranga mu bintu bitamwungura. Donc agasanga rimwe yariganijwe, wenda agiye nko kugura ikintu, ugasanga bamuhaye ikiri pirate, yarazi ngo ni original, yagera mu rugo agasanga. Donc akunda kuriganwa, akunda kubeshywa, kubera donc nukuvuga ngo akaza gusanga buri gihe amafaranga ibintu yayatanzemo ntacyo bimumariye. Mbese ugasanga ku buryo abantu bashaka kumubwira ati ariko ayo mafaranga watanze birutwa naho wari kuba utayatanze, kuko iki kintu rwose nta nudo. Nukuvuga ngo ni ibintu bikunda kuba kuri uyu muntu, kugira dépense inutile, gutanga amafaranga mu bintu bidafite umumaro, rimwe na rimwe biturutse mu kuriganwa cyangwa mu kubeshywa mu buryo butandukanye, ariko bizanwa n'uyu mwuka. Turakomeje, tugiye ku 9. Ikintu cya 9 gikunda kugaragara ku muntu uriho uyu mwuka w'inyatsi, ni ukuvuga ngo uyu muntu akunda gutangira ibintu bigatangira bigenda neza. Iyo gitangira ibintu bitangira bigenda neza, mubona byunguka, mubona bigenda neza pe, mwitangiriro ibintu aba ari byiza. Ariko iyo bigeze hagati ntabwo umenya ikintu kitambitse, ukabona bya bintu birahagaze, birapfapfanye, arongeye asubiye kuri 0, kandi yaramaze kuzamuka ageze nko kuri 60 yerekeza ku 100, akongera agasubira kuri 0. Ni ukuvuga ngo ibi ni ibintu bikunda kumubaho buri gihe. Ikintu cyose atangije ntabwo agisoza neza. Donc ugasanga nta kintu na kimwe ageraho mu buzima. Aratangira biriya akabona birapfuye, mwitangirira aba ari byiza, ariko byagera hagati akabona sinzi ikintu kitambika, bigahita bihagarara, agahita yimuka akajya ku kindi, yajya ku kindi nacyo yagitangira bigatangira neza, byagera hagati ukabona birapfuye, agenda yimuka ava kuri kimwe ajya ku kindi, akaziro turuva. Donc umwuka ukamugendaho, buri gihe agatangira ikintu kigatangira neza, ariko byagera hagati ntamenye ibyitambika, bituma yongera agasubira kuri 0, akongera agatangirira kuri 0. Wumvise biturutse kuri uyu mwuka. Hari igihe rero uyu muntu aba ariho uyu mwuka ariko atabizi, ku buryo uyu muntu amaze gukorerwa deliverance no kwibohoraho uyu mwuka, noneho yatangiza ibintu, ugasanga ibintu biragenda neza, ugasanga aratangiye ageze ku musozo, mbese ukagira ikintu ugeraho mu buzima. Ariko umuntu uriho uyu mwuka ashobora kutagira ikintu ageraho mu buzima, kubera ko atangira ibintu bikagenda neza, ariko byagera hagati bigapfa. Kandi bijya gupfa yaramaze kudepansa amafaranga menshi cyane, nawe akarogereta amafaranga yatanze muri ibyo bintu. Twagiye rero, tugiye ku cya 10. Icya 10 gikunda kugaragara ku muntu uriho uyu mwuka w'inyatsi, ni umwuka w'uburiganya ugaragara ku buzima bw'uyu muntu. Uyu mwuka w'uburiganya ushobora kugaragara, icya mbere, mu kudasohorezwa amasezerano. Ni ukuvuga ngo uyu muntu bamusezeranya ibintu, umusezeranije wese ntabwo asohoza isezerano rye.
umwe amusezeranya nzaguha ibihumbi 100, undi akamusezeranya nzagukorera iki. Ni ukuvuga ngo ibyo bamusezeranya bihera mu magambo gusa, ntabwo amasezerano ye asohora. Donc ni ukuvuga ngo ni ukudasohorezwa amasezerano. Nta umusezeranya ngo asohoze isezerano yamusezeranije, kubera uyu mwuka uri ku buzima bwe ntabwo ari uko abo bantu ari babi. Ni ukuvuga ngo ni umwuka witambika ukakuriganya umugisha wari ugiye kubona. Ni ukuvuga ngo ibyiza byakageze kuri uyu muntu birariganwa, ugasanga buri gihe umugisha wakaje ku buzima bwe hari umwuka uwudeviye ukawujyana ahandi ntugere kuri uyu muntu. Ni ukuvuga ngo ni uyu mwuka w'inyatsi uri ku buzima bw'uyu muntu. Ikindi akunda kugira ikintu cyo kubeshywa cyane, kumubeshya. Umuntu akaza akakubeshya, rwose ndagira ngo umfashe, umuntu ahuye n'ibibazo, rwose umbabarire. Ugasanga uwo muntu ni umuntu w'umubeshyi waje kukubeshya, donc nawe ukamuha amafaranga uzi ngo uramufashije kandi yagutekeye umutwe. Uyu muntu akunda guhura n'ikintu bita abatekamutwe. Abatekamutwe ni ukuvuga ngo uyu muntu uriho uyu mwuka, abatekamutwe donc baturesinga ubuzima bwe kubyo akunda guhura n'abatekamutwe cyane. Wumvise? Uyu ni umwuka w'inyatsi uri ku buzima bw'umuntu. Twagiye tugeze ku cya 11. Ikintu cya 11 gikunda kugaragara ku muntu uriho uyu mwuka w'inyatsi ni ugukora cyane. Arakora cyane akavunika, ariko ugasanga umusaruro akura mu byo akora ni muto ugereranije n'ukuntu akora. Burya hari umuntu ukora cyane ukavuga uti nkurikije uko uyu muntu akora yagombye kuba afite ibintu byinshi, yagombye kuba ari umutunzi. Ugasanga arakora cyane akavusanga hari abandi bantu bakora badakora cyane nkawe ariko bo baramurusha gutunga. Donc ugasanga aravunika ariko ntibingane n'umusaruro akura muri iyo mvune. Hari abantu bakora amanywa nijoro bataruhuka, ariko ugasanga utuntu babona nta nubwo twabagaburira, nta nubwo twabambika, nta nubwo twabakodeshereza inzu. Kandi ugasanga aravunika cyane agakora amanywa nijoro kubera umwuka uri ku buzima bw'uyu muntu. 12. Ikintu cya 12 gikunda kugaragara ku muntu uriho uyu mwuka w'inyatsi. Umuntu uriho uyu mwuka w'inyatsi, reka mbabwire ikintu gihari. Uyu muntu ntabwo ari uko abatakoze ibyo abandi bagakoze. Ni ukuvuga ngo uyu we ashobora no kwicarana n'abantu b'abatunzi, abantu b'abakire, bakamugira inama ngo rero niba ushaka gukira reka tukugira inama ibintu ugomba gukora. Ugomba gukora gutya na gutya na gutya, bakamuha amabwiriza y'ibintu agomba kubahiriza kugira ngo nawe ave mu bukene. Akagirwa inama pe, ndetse bya bintu bamugiriye inama akabyubahiriza neza nk'uko babimubwiye. Ugasanga ni umuntu byubahiriza nk'uko byagakorwa, ariko ugasanga we arabikora agasanga nta mahirwe abifitemo. Donc ni ukuvuga ngo we arakora ibyo yari akwiriye gukora pe, akabyubahiriza nk'uko yabigiriwe inama n'ababigezeho, ariko ugasanga we yabyinjira mu gasanga nta mahirwe abifitemo. Ugasanga hari umwuka witambika kugira ngo atabona ibyo yakagombye kubona cyangwa se atagera ku cyo yakagombye kugeraho. Turagiye rero tugeze ku kintu cya nyuma aricyo cya 13 gikunda kugaragara ku muntu uriho uyu mwuka w'inyatsi. Cya 13 ni ikintu bita inzozi. Uyu muntu akunda kugira ikintu bita inzozi mbi. Ibi bintu byose tuvuze ni ukuvuga ngo uyu muntu akenshi mu nzozi akunda kubibona, agira inzozi. Donc hari inzozi zikwereka ko uyu mwuka uri ku buzima bwawe. Uyu ni wa muntu ukunda kurota buri gihe arimo kwibwa, kurota yataye ibintu, kurota. Ni ukuvuga ngo agira inzozi nyinshi cyane zamugaragariza. Nuko wenda abantu benshi baba badasobanukiwe n'ibintu by'inzozi. Ubundi inzozi umuntu akunda kurota zikwereka umwuka uri ku buzima bwawe cyangwa umwuka ukugendaho. Inzozi zikwereka ikirere cy'umwuka urimo. Ni ukuvuga ngo n'inzozi z'uyu muntu akunda kugira inzozi mbi. Ni babandi bakunda kurota basubiye mu byaro aho bakomotse, bari mu tuzu tw'ibyatsi. Ugasanga ari ikigara, ariko ugasanga mu nzozi ze arakunda kurota yashubijwe inyuma, ari hahandi kera yabaga. Ugasanga mbese afite inzozi zimusubiza mu buzima yabayemo kera cyane bakira abatindi. Wumvise? Ni ukuvuga ngo ni inzozi nyinshi cyane zerekana ko umuntu ariho uyu mwuka. Ni ukuvuga ngo n'inzozi zakwereka ko uyu mwuka uri ku buzima bwawe. Ni ukuvuga rero ngo ibi bintu tubonye ni ibintu bikunda kugaragara ku muntu uriho uyu mwuka w'inyatsi. Nongere mbisubiremo mbere yuko nsoza kugira ngo utaza kuvangirwa. Ibi bintu mvuze buri wese byamubaho. Wenda nawe byakubayeho, wenda nanjye bimbaho, cyangwa nabandi benshi wabonye bibaho, ndetse nabo wita ngo barasenga cyane, nabo wita ngo nabanyamwuka, ngo nabakiranutsi, bibabaho. Ariko nakubwiye ko iyo bigeze ku muntu uriho uyu mwuka, we bimwigirizaho nkana, usanga ari byo bikunda kwirepeta cyane mu buzima bwe. Nibyo bita ngo ni repeated failure. Ni ukuvuga ngo bikunda kwirepeta cyane ku buzima bwe, ku buryo n'abantu bamwibazaho bakavuga atari kuriya muntu bite ku kibira bintu bikunda kumubaho.
nawe ubwe akabyibazaho bikamuyobera ku buryo adashobora kubibonera ubusobanuro. Ibintu biba ku buzima bw'umuntu bitewe n'inyatsi, uwo muntu nawe ubwe ntabwo aba ashobora kubibonera ubusobanuro. Ntabwo ushobora kumubwira ati ariko biriya bintu byakubayeho kubera iki, nta busobanuro aba afite kuko aba ariho umwuka atazi. N'abandi bantu babana nawe bazi ubuzima bwe ntibabona uko babisobanura, nabo baravuga ati natwe byaratuyobeye ntabwo tuzi impamvu uriya muntu biriya bintu bikunda kumubaho. Icyo nicyo kikwereka rero ko uyu mwuka uri ku buzima bwawe. Rero ibi bintu mbikubwiye kubera iki? Bibiliya yatubwiye ngo muzamenye ukuri, ngo kandi ukuri kuzababatura. Ni ukuvuga rero ngo niba ibi bimenyetso tuvuze byarakunze kugaragara ku buzima bwawe, nawe ukaba uba mu buzima buhwanye n'ibi bintu mvuze, ni ukuvuga ngo uyu mwuka ushobora kuba uri ku buzima bwawe. Bivuga ngo icyo usabwa ni iki rero sasa? Icyo usabwa ni iki? Ni ukuvuga ngo ukeneye ikintu bita deliverance, kubohoka. Ni ukuvuga ngo uyu mwuka ukeneye ikintu bita deliverance. Deliverance rero ntago ngiye kuyikubwira aka kanya, ntago ngiye kukubwira aka kanya ukuntu uyu mwuka uzawikura ku buzima bwawe, kuko ndashaka kuzabanza inyigisho ikurikiyeho. Ni inyigisho ivuga inkomoko y'uwo mwuka. Uwo mwuka uturuka hehe? Numara kumenya aho uwo mwuka uturuka, bizakorohera uwo mwuka kuwikuraho no kubohoka no guca iyo migozi. Ni ukuvuga ngo ubu bizagusaba gukurikira inyigisho ikurikiyeho kugira ngo umenye aho uyu mwuka uturuka, kuko uyu mwuka nzawusobanura neza. Noneho numara kumenya aho uturuka, bizahita bikorohera uyu mwuka kwitandukanya nawo, kuko Imana irashaka kugira umutunzi. Utagira ngo Imana ipfuye kuzana izi nyigisho gusa. Imana irashaka kugira umutunzi, nubwo irashaka kuguha ibigukwiriye byose. Niyo mpamvu Imana itangiye kukubwiza ukuri kw'ibintu bibera mu isi y'umwuka utazi. Hari ibintu byinshi bibera mu isi y'umwuka abantu batamenya. Umuntu akagenda ahura n'ibintu bitandukanye ariko ntamenye ibijya mbere mu isi y'umwuka. We agatangira ibibazo bye agatangira kugira ababyitirira, ngo bari abantu nibo batumye nkena, ni famiye yanjye itanyitaho, ni kanaka watumye mba mu bukene, runaka niwe wankoreye ibi atumanye. Donc nukuvuga ngo ubukene bwe afite abandi bana bwitirira ko aribo babumuteye. Kubera kutamenya, ntabwo azi ibijya mbere mu isi y'umwuka vwara. Ariko kuko umaze kumenya ukuri, ubu turakuganiriye, ubu watangiye inzira yo kubohoka. Imana irashaka kugukuraho uyu mwuka kugira ngo nawe ube umutunzi nk'abandi, kuko umugisha Imana itanga Bibiliya itubwira kuzana ubukire. Niko Bibiliya itubwira ngo umugisha Imana itanga uzana ubukire. Imana irashaka kuba umukire, irashaka kugukuraho uyu mwuka. Rero ni ukuvuga ngo nsoreje ahangaha, nsojeje nkurarikira gukurikirana inyigisho izakurikira iyi ngiyi ivuga ku nkomoko y'inyatsi. Aho niho tuzakubwira uburyo uzitandukanya n'uyu mwuka ukava ku buzima bwawe. Uyu mwuka numara kurekura ubuzima bwawe, reka nkubwire ikintu kizakurikiraho. Uyu mwuka numara kurekura ubuzima bwawe, dore ikimenyetso cya mbere uzabona. Ibintu byose uzakora, uzatangira kubona Imana ibyigaragaza, muzatangira kubona amahirwe cyane mu bintu bijyanye n'ubutunzi. Ni ukuvuga ngo uzabona ikintu bita amahirwe ku bintu bijyanye n'ubutunzi, ku buryo bya bindi byose waburaga uzatangira kubibona. Nuko ujya gukomanga ushaka akazi bazakaguha. Uzabona mbese uriho ikintu bita financial blessing, umugisha w'ubutunzi. Reka nkusengere rero kugira ngo Imana igufashe, kugira ngo ibi bintu bashe kubihagararamo neza, kuko hari ikintu Imana ishaka gukora ku buzima bwawe. Mana yacu, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, ndagushimira ku bw'inyigisho itambutse ivuga kuri uyu mwuka w'inyatsi. Uyu ni umwuka ugenda ku bantu benshi, ariko bo ntago babisobanukirwa, ntago bamenye ibyo ari byo. Niyo mpamvu usanga bari mu buzima bwo gufata ibibazo byabo bakabyitirira abandi ko aribo babibateye, kubera kutamenya umwuka ubagenda aho ari wo. Ariko Mana, ndagushimira ko tumenyesheje ukuri, noneho tukaba tumenya ukuri. Uyu muntu nkurikiye amaze kumenya ukuri kw'ibintu. Ubwo yamaze gutera intambwe amaze kumenya ukuri, ndakwinginze kugira ngo umuyobore mu nzira ya deliverance, mu nzira yo kubohoka, kugira ngo abone ibyiza byose wamugeneye. Bana nawe umufashe kugira ngo niyi nyigisho igiye izakurikira iyi ngiyi nayo azayikurikire, kuko uyu mwuka ugomba kurekura ubuzima bwe mu izina rya Yesu, kugira ngo nawe abone ibimukwiriye byose. Ndagushimiye ko ugiye kumufasha kandi ko ugiye kubana nawe, kugira ngo ibyiza byose biguturukaho bimugereho. Mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye. Amen.